Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe amaze gukiza umuntu ku isabato, Yesu abwira abayahudi ati kugeza ubu data arakora nanjye ngakora. Ayo magambo atuma abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yica gisabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko Imana ari se akiringaniza n'Imana. Nuko Yesu aboneraho arababwira ati ndababwira ukuri koko, umwana ntacyo ashobora gukora kubwe uretse icyo abonye se akora, kuko icyo akoze na mwana aragikora. Koko rero data akunda mwana kandi amwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka ibirushije ibingibi maze muzatangare. Uko data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni nako mwana abeshaho abo yishakiye. Nyamara data ntawacira urubanza, imanza zose yazeguriye mwana, kugira ngo bose bubahe mwana nk'uko bubaha data. Utubaha mwana ntiyubaha na data wamwohereje. Ndababwira ukuri, uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ndababwira ukuri koko, igihe kiregereje ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise bakazabaho. Uko data yifitemo ubugingo, ni nako yahaye mwana kwigiramo ubugingo, kandi amuha ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntibibatangaze, kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumva ijwi rye. Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. Ntacyo nshobora gukora ku bwanjye, nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera, kuko ndakurikiza gushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo wantumye ashaka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Duhugukire kumva Yesu Kristo, we mucamanza w'intabera. Duhugukire kumwumva, kuko ni umucamanza w'intabera, kandi ngo imanza zose se yarazimweguriye, kuko ari umwana w'umuntu. Nibavuga umwana w'umuntu tubyumve neza, kandi tugerageze no kunobisobanukirwa. Twibuke neza ko Yesu Kristo yari afite ubumana, kamere mana 100% na kamere muntu 100%. Ahabwa izo manza kuko niwe woherejwe hafi y'abo bantu, niwe wameneye amaraso abo bantu. Igihe cyose umunyabyaha aje imbere ya Kristo agasaba imbabazi, Yesu Kristo arahaguruka akamuhagararira akavuga ati uyu nguyu ari mu mubare wa babandi nacunguye. Nyuma yo gukiza wa muntu rero ku munsi w'isabato,
Yezu akomeje ubutumwa bwe, ntabwo yicara, kuko aravuze ngo data arakora nanjye ngakora. Ibikorwa akora murabyumvise, kuko ejo twumvise ivanjiri tubwira gukiza uyu muntu ku isabato bamaze kutubwira. Yaramubwiye ati urashaka gukira. Yari amaze imyaka 35 aryamye hehe hafi ya cya cyuzi, kubwo kubura umujugunyira mu icyo cyuzi. Ntabwo yari yagakira mu iyo myaka yose, ariko uwo munsi wabaye munsi w'umukiro kuri we. Nyagasani araza aramubaza ati urashaka gukira? Wenda ikibabaje gitoya nuko ntabwo yashubije ngo yego ndashaka gukira cyangwa simbishaka, ahubwo yasobanuye impamvu adakira. Yasobanuye impamvu ko bamutanga mwayo mazi. Nkuko mu buzima bwacu dushobora gusobanura impamvu z'uko tutagira umugisha, cyangwa tugasobanura impamvu z'ibyago duhura nabyo, hakwegera Nyagasani ukubwira ngo urashaka gukira cyangwa urashaka ko ibyo bibazo byo mu buzima bikuvaho. Ariko wowe hakuvuga ngo urashaka gutandukana n'ibyo bibazo, werekana cyangwa nerekana abatuma mba muri ibyo bibazo. Ariko iyo si ivanjiri y'uno munsi, iyo yabaye ejo. Ibyo mbigarutseho mbabwira uwo yari amaze gukiza uko byagenze. Ubu ngubu rero abayahudi bararakariye Kristo ku buryo bukabije, baramurakarira birenze uko bamurakariye ejo. Ejo bamurakariye kuko yishe isabato, ariko no munsi uburakari buriyongera, kuko noneho hejuru yo kwica isabato yiyise umwana w'Imana. Yezu ibyo ntabwo bimutera ubwoba. Barakara bareka, azi ko agomba kuzuza umugambi w'uwamutumye, icyo yamutumye akakigeza naho uwamutumye yashatse ko kigera. Arasohoza ubutumwa ku buryo bwuzuye. Arababwiye ati data arakora nanjye ngakora. Aba bayahudi rero ntabwo bazi neza uwo Kristo, ari nayo mpamvu kugeza n'ubu umurage basigiye bene wabo baracyategereje uwo bita Mesiya. Baracyategereje uwo bita Mesiya, kuko ntibari bazi muri iki gihe ko uwo Mesiya wari warateguwe, wari warahanuwe n'umuhanuzi Izayi cyane cyane wamuhanuye. Baracyamutegereje, ntibamenye ko Mesiya ari uwo Kristo yamaze kubageramo, yari abarimo rwagati, ntago babimenye. Ubwo rero kumva umuntu nk'uwo yihandagaza akiyita umwana w'Imana, ntibyari kureka rero kurakaza aba bayahudi. Aba bayahudi ibyo bakora byose barabikoreshwa n'ubujiji, kuko ntabwo babashije kugira umutima ushishoza. Urugero n'urw'uno munsi. Uno munsi haje umuntu akiyita umwana w'Imana, nawe ubwawe ushobora kutamukurikira. Wowe kuko twebwe ubu twamaze kumubona, twamaze kumenya ko aje akiyita umwana w'Imana, tumureba n'amaso kandi tuzi naho yavukiye, byagorana. Kandi nabo byabagoye kumva mu ubwo buryo. Ikosa bafite ntago basabye umutima w'ubushishozi no gusobanukirwa ibyanditswe kugira ngo bamenye ko Kristo yari yabagezemo rwagati. Niyo mpamvu rero bamurakarira bashaka kumwica, ngo yica isabato, yewe akiyita n'izina ridakwiye kwitwa uwo nguwo, kuko uwo nguwo wundi bari bakimutegereje. Mesiya bari bakimutegereje, umwana w'Imana bari bamutegereje. Yezu rero ntacyo yakoraga na kimwe atabanje kubaza se. Muribuka neza iyo Yezu yabaga afite umushinga ukomeye, yazamuka umusozi. Azamutse umusozi kwari kugira ngo aganire na se, amumenyeshe umushinga w'ibyo agiye gukora. Urugero ni kwa kundi yari agiye gutora intumwa, yabanje kujya kuganira na se, amara ijoro ryose asenga. Bavandimwe, twibaze natwe tukiri aho ngaho, twibaze
niba turi abakristu babandi bakurikiye Kristu bo bamuzi batamushidikanyaho, niba twebwe ibyo dukora tubanza kubimenyesha uwo nguwo tuzi atanga ubuzima, soko y'ibyo dukora byose, soko y'ubuzima bwacu, dushobora kuba twirwanaho twebwe ubwacu tukavuga tuti turabikora turabishoboye, ariko Kristu yari Imana 100% kandi akaba n'umuntu 100%, yabanza kujya kuganira n'uwamutumye, kugira ngo ibyo akora bibe biri mu murongo w'ibyo wamutumye yifuza. Niba hano rero turi abambasaderi, turi intumwa z'Imana hano ku isi, ntabwo twakagombye gukora ibyo dutekereje tutabanje kubimurikira uwadutumye, kuko utumikira uwo mutabanje kuganira utagutumye uramubeshyera rwose, ugasanga wibwira ngo uri mu murongo w'Imana ariko nanone uri gukora ibyawe ugasanga ntaho bigeze. Nyuma rero ugatangira wijujuta kandi intangiriro yarapfuye. Iyi intangiriro ipfuye rero, ibintu bitagira umusingi n'ibindi byose murumva ko bihirima. Inzi itagira umusingi rwose irahirima. Niba rero dutangiye imishinga yacu tutabanje kuyereka Nyagasani, ntitwizere ko bizatanga umusaruro twifuza, umusaruro uhagije. Yezu ni umucamanza w'intabera, nibyo natangiye kubisobanura. Ni umucamanza w'intabera kuko abacira urubanza arabazi, ni babandi yameneye amaraso i Karuvariyo. Navuze ngo igihe cyose tugize intege nkeya tukajya imbere ya Kristu tukamutakambira tumusaba imbabazi mu ntebe ya penetensiya, birumvikana Yezu ahita avuga ati uyu nguyu abarirwa muri babandi nacunguye, nasukurwe. By'umwihariko rero muri kiriya gihe tuzaba dushoje byose, abakoze neza bazukira kwishima, abakoze nabi nabo bazukira gucirwa urubanza. Tuzanyura imbere y'iyo ntebe, byanze bikunze tuzahanyura. Tuzanyura imbere y'iyo ntebe, na babandi bakoze neza tuzanyura imbere y'iyo ntebe, duhabwe ibihembo by'ibyiza twakoze. Abakoze nabi nabo murabyumva, nabo bazanyura imbere y'iyo ntebe bacirwa urubanza. Bavandimwe, muri kino gisibo rero tugira amahirwe, dutegurirwa igihe gihagije. Iminsi 40 ni iminsi ihagije kugira ngo tubashe kwitegura ibyo byose, kugira ngo uwo mucamanza w'intabera azabona aho ahera avuga ati uyu nguyu natambuke ashikira ibihembo bye. Tubisabirane muri kino gitambo cy'Ukaristiya. Kubivuga biroroshye, ariko kubishyira mu bikorwa bisaba imyitozo idasanzwe.